ice coffee ni nk'icyayi gikonje kamvuye gutyo. Twihuse cyane, ingredient dukoresha harimo Nescafe, kazamo isukari, kazamo vanilla essence. Vanilla essence ni nka flavor, ufite shokora wayishyiramo nta ribi. Kazamo amata y'inshyushyu asanzwe, nkuko twavuze ko ari ice, urumva ni ibintu bikonje. Turanakoreshamo na barafu hamwe n'utuzi dushyushye. Okay, munkurikire dutangire procedures. Ikintu cya mbere turafata ya Nescafe, dufate byibura akayiko kamwe, ariko ubwo ngenda akora bitewe n'ingano y'akarahure ngiye gushyiramo. Byibura akayiko kamwe, dushyiremo utuyiko dutatu tw'isukari, ariko biterwa n'isukari ukunda uko ingana. Ari n'abakoresha tubiri, kamwe, tubiri, dutatu, okay, tubiri n'agace. Noneho turangiza dufate ya vanilla essence yacu, nayo tuyishyiremo ari nka flavor. Shyiremo nk'utuntu nka 4 cyangwa 5. Okay, noneho nyuma y'ibi ngibi dufate kwa tuzi duhoze, turapimanya turebe byibura tuzi duke cyane. Ngutu ubundi tubivangire mu kirahure neza, dukuyeho ubunebwe buri kiraza kwivanga cyane. Ukabona ko uruvange rwawe rwivanze neza, ya sukari na ya vanilla sugar na ya Nescafe, ukabona ko byivanze neza. Noneho iyo bimaze kwivanga neza fresh, ngo ni nkaho ibintu byacu ice coffee yacu bigiye kuboneka. Icyo twita dukora kindi ni gufata za barafu, ubwo wenda bitewe n'ubukonje n'ingano y'ubukonje ushaka, ukazishyiramo. Then nyuma rero ukahita ushyiramo ya mata yawe. Urabona ko noneho iyi ice coffee yacu turayisoje, isa neza kabisa. Ku bantu mwajya mugenda mukayigura 3,000-4,000 mu coffee shop, urabona ko gutanga icyo kikorera mu rugo kabisa. Kuri izuba rya Kigali akamaro kamanuka neza. Abantu b'abasirimu rwose mukande subscribe, like, share and comment. Dukomeze tubane mu zindi video. Ciao ciao.